hari abakobwa twateranye n'abimana yabwiye mariage barayitegereje byaranze. Muze hano abantu bazi ko bize bavuganye nabo, muze hano, muze hano. Apfa kuba yarakubwiye ngo ndagukunda, ababyeyi bakabyumva ko agukunda, leta ikabyumva ko agukunda, mu itorero bakabyumva ko agukunda. Kandi naho mwaba mutarageze kwa pasiteri, ntimugere no kwa gitifu, mukaba ari imigisha yawe Imana yanze kiribwa n'imbwa. Imbeba ntizayikandagira, abazimu ntibayigabana, abagore bafite ikibero ntibayigabana, abagabo bazi kurya ntibayigabana, abayobozi bazi kurya ruswa ntibayigabana, kuko imigisha yawe ikugarukiye nk'umugore wari waratawe n'ubwo wari warayikuwemo. Mu ijuru wasambanye azagerayo, n'utarasambanye azagerayo. Bapfa kuba barihanye. Uwaroza azataha, n'utaroza azataha. Bapfa kuba barihanye, bapfa kuba barizeye. Aleluya. Uri mu wuhe mugabane? Munezerewe, zamura ibiganza, zamura ibiganza, zamura ibiganza, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina Imana y'imoto payameni yasigoya komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Biri mu kumva icyo Imana igiye gukora. Haleluya, mu izina rya Yesu. Uko Imana iri bugushoboze, mu izina rya Yesu. Hari icyo watubwiye kitarasohora, hari icyo watubwiye kitarasohora. Duhagaze ku munara turarindiriye, hari icyo watubwiye kitarasohora. Abari kumva Imana, haleluya. Ku mazina nitwa Profete Ezekiel Mfitumukiza. Nshimiye abanyamasengesho bose muri rusange, abasengeye uyu munsi, abawitabiriye. Ndabizi ko hari n'ababigizemo uruhare batabonetse, ariko aho bari Imana ibahereza iki? Umugisha. Mbazaniye ubukungu burenze ubwo musarura muri ibi ngibi, kuri bube maso. Nkuzaniye igisubizo wari umaze imyaka myinshi wari utarabona. Nje muri misiyo y'Imana rero, kurenye nagombye kuboneka ntibyakunda, ariko Imana yari izi ko uyu munsi aribwo nza kuboneka. Haleluya. Ndashimye rero cyane bikomeye, kandi ndanezerewe cyane ku bwanyu. Reka dusimbuke twinjire mu jambo ry'Imana. Abantu bafite Bibiliya twihute turebe igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 54, umurongo waho wa 17. Yesaya 54, umurongo waho no wa 17. Ndasubiramo Yesaya 54, Yesaya 54, umurongo waho wa 17. Abantu bafite Bibiliya zabo hano mu materaniro tuzizamure, tureba abantu bafite Bibiliya. Nyabiguteye isoni ntuyizamure, kuko nta nicyo yabimaze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imana ibaha umugisha. Ni ukuri. Reka abahageze dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyuwe. Reka nsubiremo, Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Aleluya. Juste ni igice kimwe turi busome, ariko kugira ngo gifate iminota 40 nuko abaduhaye umwanya
bari bazi ko twabiganiraho bihagije, buri wese agasobanukirwa kandi akumva neza. Iyo nigisha rero kabone n'ubwo igitabo ndimo gusoma ari icy'umuhanuzi, ariko buriya amaso y'isi ubu ngubu yahumye, twamaze kuba connecte n'ijuru. Yesaya wahanuye muri 986 ni nawe wanditse kiriya gitabo. Kiriya gitabo kibonekamo imigabane 2, kandi kiriya gitabo cyose gifite ibice 66 bigereranywa n'ibitabo byose biri muri Bibiliya, uhereye mu itangiriro ukazana Kuva, ukajya mu Balewi, ukajya mu Kubara, ugakomeza gutegeka kwa kabiri, ukazagera mu Byahishuwe. Harimo ibitabo 66. Uko iyo migabane igabanyije Bibiliya, isezerano rya kera rifite ibitabo 39. Haleluya. Isezerano rishya rikagira ibitabo 27. Niko na kiriya gitabo cya Yesaya kigabye. Ndetse igice cya mbere gifite ibyo bice 39 hari icyo bisobanura, n'ibyo 27 bisigaye inyuma nabyo hari icyo bisobanura. Ariko sibyo nshaka kuvuga kuri uyu mwanya ku buzima bwawe. Ndashaka kukubwira ko Imana yagaruye ubwoko bwayo nk'umugore wari ucyuwe. Haleluya. Amen. Tugiye kureba ku mushinga w'umugore wahukanye Imana igiye gucyura. Aha turi kumvikana neza? Ndagira ngo nkunde kuko nanjye nagukunze nanagushimiye. Sibyo? Ntabwo bisaba ko nkuzi izina, twamenyanye muri Kristo Yesu. Dore ko abantu bajya binangira bakazirika imitima, bakibuka kwa base wabo cyangwa se kwa ba nyirasenge. Twamaze kumenyana mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Muraza kunyihanganira, ntabwo nzi kuvuga cyane nk'aba Gitoki na ba Rudomo. Akajwi kanjye ni gake, ariko hamwe n'Imana turaza kuzuzanya. Hamwe n'iki yemwe? Kubwanjye sinabishobora, namwe kubwanyu ntibyakunda, ariko hamwe n'Imana birashoboka. Satani tugiye kumuribata, impunzu tugiye kuzikandagira, ibimeze nk'ibitare bigiye kumeneka, ibimeze nk'ibidasanzwe tugiye kubirya nk'imitsima, tumire duhereza rimwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya we. Abasirikari ba Yesu nuko tumeze, kandi n'abamaguverinoma cyangwa abamareta k'amajeshi. Haleluya. Rero natwe turi aba Yesu, reka dutwike. Abisi batwika bamanuka, twe tugiye gutwika dukongora mu izina rya Yesu, ubundi tugabane mu izina rya Yesu. Burya iyo umugore rero yahukanye haba habaye ikibazo. Kasa y'ikibazo ya mbere iba yabaye hari ukutumvikana. Kwa kutumvikana kukazamura amakimbirane, ya makimbirane akagera ku rwego rwo kudahuza, kwa kudahuza kugahereza umwe amahitamo yo kubahunza. Reka menye uyu mugabo atangiye, uyu mugabo ntitwabana kuko ntago biri kuvamo. Uyu mugore si we nari nakunze, burya yarahindutse. Cyagihe mutereta ntago nari nzi ko ari gutya azamera. Kiriya gihe twabyaye bwa mbere mbona ari sawa, ku bwa kabiri narihanganye, burya yatangiye guhinduka mu bana 3. Amen. None mbivuyemo. Suko bigenda se? Yego. Iwanyu wahavuye udahetse, nta ninda wari utwaye. Ushoreye abana ati tugende. Hajya ni siko waguteye izo nda? Oya, uko wabagutumye. Ikibazo nicyabaye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Haleluya. Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa, kuko ikibazo cyari cyabaye
kuko amakimbirane yari yabaye, kuko intambara zari zabayeho, nuko ngo Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore wari watawe, nk'umugore wari utakiri mu rugo, ariko Imana yanga kugabiza urugo rwe, iravuga ngo nkwiye kumucyura. Haleluya. abari kumva aya magambo, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko hari imigisha yawe Imana yanze kiribwa n'imbwa. Imbeba ntizayikandagira, abazimu ntibayigabana, abagore bafite ikibero ntibayigabana, abagabo bazi kurya ntibayigabana, abayobozi bazi kurya ruswa ntibayigabana, kuko imigisha yawe ikugarukiye nk'umugore wari waratawe nubwo wari warayikuwemo. Haleluya, 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 haleluya. Ariko Yesu arayikugaruriye, ayikugaruriye nk'umugore ugarutse. Amen. Haleluya. Burya iyo umugore agarutse mu bintu bye, hari umuntu se ujuguma jise mu rugo rwe yahozemo, ni umutungo yaciye yawucanye n'umugabo. Hari umuntu ushinga urubanza se? Hari umuntu ubyibazaho? Uko niko Imana igiye kugushyigikira, iminwa yose ice, amavi yose. Haleluya. Turacyari muri plani y'umugore wahukanye. Twasomye ijambo intwaro, twabonye intwaro tubona mu buzima bwacu mu rugo bugufi, hari n'izo tubona tugeze mu madifensi y'abasirikare, hari intwaro nawe mu ruhande rwawe umaze iminsi uri kurwana nazo, zigutesheje umutwe, zikubujije uburyo. Buruzi ugize umuturanyi mubi we ntiyakubera intwaro, kuyinesha biroroshye, hatabaye imbaraga z'umwuka wera wabishobora. Ahandi intwaro zitwa amarozi, yamwe mujya gushakira hano hirya za Uganda, n'andi mujya kurebera hariya hepfo muri Tanzania. Izi nkuru ndi kuvuga se muraziyobewe? Amarozi yose akora ahantu hava hakurya, ntuze ko mungisha impaka. Umuntu akarara ijoro acuragura kwa mwene se, umuntu akiyemeza kuvutsa ubuzima mugenzi we kubera santimetero 20 yamurengeye, bagahambirana hafi ni mu rukiko kubera izo santimetero. Ndababeshyeye. Undi akareba akavuga ati uru nzarutsinda, nzaruvanamo koko, reka nshize bugufi. Abagore bakahukana, abagabo bakibera bakazizi. Haleluya. Sinabura icupa, nako sinabura umugore mbure n'icupa, akazinywa kuva mu gitondo, hahandi yabatangiye kujya hagarara akikoreraho ibiteye isoni kugera hasi, atagishobora guhaguruka, bamurarura muri kanevu, bamujyana ku rutugu ng'intama, cyangwa bagashanyura akaguru kamwe hara n'akandi hara, n'undi akaboko hara n'undi, bakagenda bakajugunya mu mbuga. Ubwo hakavuga ati ndi umugabo rwose, ndi umugabo. Mugabo n'umweraye yari yakarya n'ay'abandi, uwo niwe mugabo. Iri ntwaro ziriho z'uburyo bwinshi, ariko ndashaka kuvuga gakeya ku ngorane za. Iyo abantu la majorite bakubonye ufashe iyi mbunda yitwa Bibiliya, haleluya, bameraga nk'abakubonye nka tapi bari bwogereho. Arihangana n'umurokore, arihangana n'umuririmbyi wo kwa runaka, arihangana n'umucuranzi wo kwa runaka, ukarwana n'ikigaragaza utejwe na mwene so, ugahangana n'urugamba uzaniwe n'umugabo wikundiye mugashakana, ukaba mu bibazo ukururiwe na so wakubyaye, ukaba mu rwobo ujugunywamo na mama wawe wakugiriye ku bise. Agahenda kababaje,
kubera indwara y'inzangano. Nayo ni iki? Ni intwaro. Aleluya. Narabasengeye uyu munsi, mbasengeye ngeza. Aleluya. Ariko ndagira ngo tugire amagambo make tuganiraho kandi agiye kugufasha kunesha izi ntwaro zose waruhanganye nazo. Aleluya. Ndagira ngo nkubwire iri jambo rivuga ngo witinya urarinzwe. Aleluya. Witinya noneho urarinzwe. Nubwo bari barimo kugutuka, nubwo bari barimo kukuruka, nubwo inyatsi yabaye nini utagifata ku mafaranga, nubwo abakurwanya badacecetse, nubwo abakuvuga nabi barushaho kwiyongera, witinya urarinzwe. Jambo ryarambwiye ngo naho uruzabibu rwaba rutakera, urutoki ntirwongere kubonekamo ibitoki, inzabibu ntizongere kubonekamo imbuto, ntabwo izabuza abayuda gutabarwa. Iyavanye Moridekayi ku marembo, iraje nawe ihinduye ubuzima bwawe. Haleluya. Imana ihinduye ubuzima bwawe. Haleluya. Witinya noneho urarinzwe. Imana iri kumbwira nkubwire ngo nta burozi buzakwica. Bacuragure nijoro, baroge ku manywa, bajye bareba aho uvuye naho uri kujya, nta burozi buzakwica kuko izo ntwaro zinanijwe mu izina rya Yesu. Zetokebo sesebo. Nta burozi buzakwica. Bajye mu Bamasayi ntabwo buzakwica. Bajye kwa Jajja Uganda ntabwo buzakwica. Bajye mu bakurambere mu Rwanda ntabwo buzakwica. Nibashake bajye no kwa Sarongo ntabwo buzakwica. Nta burozi buzakwica kuko atari umugabane wawe. Nta burozi buzakwica kuko ariko Imana ivuganye nawe. Komera Imana amashyi cyane. Hari ikintu usabwa ahubwo, usabwe kwizera. Haleluya. Usabwe kwizera kuko y'ikigeragezo kije kikagwa mu kutizera, umuntu ahita arandama, ako kanya aragwa, ako kanya arapfa, ako kanya amateka yaribagirana. Haleluya. Abakristo dukwiriye kwizera, abanyamasengesho dukwiriye kuzamura kwizera, abaririmbyi dukwiriye kwizera. Haleluya. Haleluya. Imana irinda abakene, niyo irinda abakiri. Imana ibabarira uwakoze icyaha gito, ni nawe ubabarira uwakoze icyaha kinini. Mu ijuru wasambanya azagerayo, n'utarasambanya azagerayo, bapfa kuba barihanye. Uwaroza azataha, n'utaroza azataha, bapfa kuba barihanye, bapfa kuba barizeye. Haleluya. Uri mu wuhe mugabane? Umuntu urinzwe, umuntu ugomba kuba yizeye, ukwiriye kugira gute yemwe? Ukwiriye kwizera. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya. 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 Ese murimo kumva harimo gushima muri mwe? Birashoboka ko waburaye, birashoboka ko nta kazi ufite. Abo nabo nababonye badafite akazi, ariko ukwiriye gushima. Nabibonye ko hari abanyeshuri twateranye nabo, ukwiriye gushima. Nabibonye ko Minervari iboneka bigoranye, ukwiriye gushima kandi ukanyurwa. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rikomeye ko Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Imana igiye guhindura urugo rwawe. Imana
Imana igiye guhindura intekerezo zawe. Imana igiye guhereza ibiganza byawe umugisha. Ugiye gukora ku mafaranga, ugiye gutunga amafaranga, ugiye kuba umwami. Haleluya. Imana igiye kukugirira neza muri uyu mugoroba wa none. Ibi ngibi byose kugira ngo tubigereho dusabwa kubabarira. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirira. Babarira abanzi bawe uzi, ubabarire n'abo utazi. Nibwo ushobora kwakira imbaraga nshya z'Imana, nibwo ubasha kwakira igitangaza cy'Imana, nibwo ubasha kwakira gukora kw'Imana. Haleluya. Abantu bagiye kubabarira muzamura ibiganza. Ntukizamure kugira bakubone, kuko marayika ari kwandika, ari gusinya. Zamura ikiganza weho ugiye kubabarira. Zamura ikiganza weho usohotse ufashe icyemezo cy'uko ugiye kubabarira. Si itegeko ko ubabarira bagusabye imbabazi. Kiranuka n'abatazi gusabye weho sabe bababarire. Haleluya. Imana bampera umugisha cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibi bintu byaba bihagije ko umugore agaruka akicara mu rugo anyuzwe kandi anezerewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukwiye kugira ibyiringiro, kuko ugarutse mu rugo nta byiringiro ufite kuzarugumamo, n'ubundi mu gitondo wakongera ugahambira ukagenda. Ntabwo dukwiriye kuba mu ngo nk'abashyitsi, tugomba kwicaramo nka ba nyirazo. Haleluya. Apfa kuba yarakubwiye ngo ndagukunda, ababyeyi bakabyumva ko agukunda, leta ikabyumva ko agukunda, mu itorero bakabyumva ko agukunda. Kandi naho mwaba mutarageze kwa pasiteri, ntimugere no kwa gitifu, mukaba mwarabyaranye, nta sezerano riruta iryo. Ntabwo mwarayaga, mwakoze umuntu ku bwumvikane, mumurikira isi. Haleluya. Muri urugo rwawe ntiruzagabanwa n'abandi, ahubwo urugumyemo, urarugumanye. Imigisha yawe ntiribwa n'abandi, Imana yikugumishijeho, irayikugabije, urayitegetse, urayiyoboye mu izina rya Yesu. Umva iseta wakoreragamo nubwo nta cyavagamo, Imana irakizanye kuko inyungu zikingutse. Ntawe uyikunyaga, nta n'uzaharira atari wowe, n'uzabigerageza ntabwo bizamuhira, kuko nta ntwaro bacuye kukurwanya izagira ikigutwara. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Intwaro z'amagambo, intwaro z'amarozi, intwaro zo kubesherwa, intwaro zo kwangwa, intwaro zo kwirukwa ntacyo zizadutwara. Haleluya, haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane, Yesu wacu nashimwe cyane. Hari imbaraga, imbaraga z'igitangaza mu maraso Yesu. Hari imbaraga, imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Dukwiriye no gukora cyane. Umubwiriza yaravuze ngo umurimo werekejeho amaboko uwukorane umwete. Buriya abagore benshi ntabwo inkozi bananiye, ahubwo ni ukudafata umwanya ngo bazitekerezeho. Ntabwo abagabo bananiwe, nuko mwashoboye kwemeranwa ku bana mwateretanaga mu gitondo na nimugoroba amasaha yose, ariko uyu munsi icyumweru kijya gishira mudafashe iminota 10 mwiherere muganire.
sheri urugo rwacu buruhagaze uti? Niki kiri kubura sheri? Uheruka kwitwa sheri ugiteretwa? Uheruka kuvuga izina sheri utaramugeza mu rugo? Burya ntabwo ari inka waguze, ni umuntu w'agaciro mu bana. Si intama wagejeje imuhira, ni umuntu w'agaciro. Haleluya. intama iravuga ngo ba. Fata umwanya ganiriza umugore wawe, fata umwanya ganiriza abana mwabyaranye, fata umwanya uganirize umugabo wawe. Haleluya. Kora cyane. Nugera mu kazi, niba ari umuhinga wireba inyuma, niba ari ugutera imbuto wireba inyuma, niba ari ugucuruza wikererwa, niba ari mu kazi ka leta witinda. Gakore neza, akira abantu na yombi, kuko ubwo nibwo bukungu nawe ufite. Akazi gashobora kuzarangira ariko uzagumana na ba bantu. Ubucuruzi bwawe bushobora kuzarangira ariko ukunguka abakiriya, baguha n'andi marinye. Upfa kuba waracuruje neza. Haleluya. Mubira yubikoramo neza. Haleluya. Utahana ibiguzi birenze umushahara uzahembwa kubw'ineza. Haleluya. Hari igihe mba nicaye mu rugo nkabona umuntu yohereje nk'igitoki, ati mukozi w'Imana ngaho ganura ku rutoki rwanjye. Nkabona undi woroye inkoko, nawe yafashe inkoko nziza, ati jya ku nkoko. Undi nawe zarateye cyane, akohereza ku magi, jya ku magi. Burya ibyo wasengeye Imana yashyizemo umugisha jyaho. Haleluya. None se mu migisha nasinyiye ku Mana irimo? Naherewe impano ubuntu, ngomba kubwiriza ku buntu, ngomba guhanura ku buntu, ariko ntabwo bahinga urutoki nari mpari. Ariko njya mbasengera ngo Imana ibahe umugisha. Wabyumvishije? Niyo mpamvu umukristo mwiza yariye 10 yibuka ko kimwe nanjye nkwiriye kukirya. Nashaka zarya 100 ariko ameho n'uruseri, kuko ngewe ntabwo iyo sambu nabonye umwanya wo kujya kuruhinga urutoki. Haleluya. Dukwiriye gukora cyane. Ubusa umujura yaza kukwiba ari gutobora, yageze mu nzu, warangiza ukajya mu mwuka. Haleluya, amen. Umujura ari kukwiba, ubigenza uti? Uratesha. Byaba na ngombwa ugashaka n'intwaro bugufi yamugukiza ngo muteshe ibyo agiye kugira gute? Kukwiba. Dusabwe gukora cyane kandi mu gihe cy'amafaranga tukaba maso. Kanura, kuko igihumbi ufite hari abantu 1000 bashaka kukikwambura, hari abajura 1000 bashaka kukiba. Ntucika abateka mutwe bo kuri MTN, abakora mu mifuko uzabacika. Nubacika se nguriza, tugiye kuburara ubumpaye 1000 tuzakiguheje umugabo aje. Buryo uzarebe neza hari yaba harimo dayimoni naho. Ubusa umugabo we ntazi ko mu rugo bararya. Haleluya. Ubu nije nagize ikibazo, ukabura zibaze 50 ngo akira. Mukanya ukazasanga mwagiye kwiraburiza kwa mudugudu, wayamuhaye ku neza. Yahagaritse akazi kawe, wafashe umwanya wo kumutekerezaho. Haleluya. Umutima udafite imbaraga z'umwuka wera ushukika vuba cyane. Ugira kwizera kw'ibinyoma, ugira kwiringira kudafite amaso, ariko iyo wabaye maso, iyo wapfukamye wasenze. Haleluya. Izo ntwaro ziza uri kureba, ukamubwira ati yewe nta kintu, aho kugira ngo 1000 kizadushwanishe, akira ikiro cy'umuceri genda ugaburira abana. Imana yihera umugisha ahubwo. Impamvu savuze ko ari inzara si? Akira iki kiro cya kawunga, hano hari n'imboga, genda utekera abana amafaranga yona. Yohange ko atari muri banki, atari mu kibina, uhashakira amafaranga uti? Bari abantu babaye abanzi banyu,
nimwe mwabahaye imiryango yo kuba abanzi. Iyo utamutiza isambu ngo ayihinge mutabyumvikanye ntimwari gushwana. Iyo utamuha amafaranga ntajyandike utanabyemere gutanga amafaranga ntimwari gushwana. None amafaranga yawe niyakugize umwanzi. Runaka ni umuntu mubi, ntabwo akizwa, reba uko agisa, simukunda, afite amabuno ahengamye, afite inda nini cyane. Inenge zirabonetse kandi wa Musa aja kuyatwara shaka. Wababariye, wakwihanganye koko. Ni wowe nshuti nsigaranye muri karitsiye, nawe urabizi niwo tugendana ko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara. Ubwo bakwibye komeza imbere ni heza, nubwo baguca intege komeza imbere ni heza. Haleluya. Reka twihutire hano mu gutegeka kwa kabiri 15:6. Gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri 15:6 wahageze. Dufashe gusoma, dufashe gusoma. Gutegeka kwa kabiri ibice byaho 15 ku murongo waho 15 ku murongo waho 6. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umwaka wa 7 wo guhara imyenda. Umwaka wa nyuma wo guhara imyenda. 6 aravuga ngo kuko Uwiteka Imana yawe. 6 haravuga ngo kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha, izaguhereza umugisha, kuko yabigusezeranije, nkuko yabigusezeranije, kandi izakugariza amahanga menshi cyane. Haleluya. Haleluya. Ariko ntuzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi, ariko yo ntazagutwara. Muvuge ngo amena. Nihaba muri mwe umukene, ugiye kure. Ndavuze 6 gusa wimvangira, harangiye wicaye Imana iguha umugisha. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire isezerano ry'uyu mugoroba nuko Imana ikwishyuriye imyenda yose. Yayindi wariye kuri botike, yayindi wariye mu kibina, yaba na banke Ramberi wagurijemo, yaba ingwate watanze muri banki, yaba imiseto, Imana irakwishyuriye nkuko Imana yabigusezeranije. Haleluya. Iyo myenda yose Imana irayikwishyuriye mu izina rya Yesu. Imaze kukwishyurira ikugiza umukire, iragukungahaje. Ntabwo uzongera kuguza, ahubwo uzaguza wowe. Nta nubwo uzongera kuguzwa, ahubwo uzaguza abandi wowe. Abantu benshi bazakugana bakeneye ubutunzi bwawe, abantu benshi bazakuzaho bakeneye inama zawe, abantu benshi bagiye kugushaka bashaka ibitekerezo byawe, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo ntabwo amahanga wewe uzayagarukira, ahubwo azaza kugana. Haleluya. Na babandi baguhemukiye bose bazakugarukira, ntabwo ari wewe uzabagarukira, kuko nta n'icyo wari wabahemukiye. Barakubaza iki? Barakubaza iki? Barakubaza iki? Barakubaza iki? Hari ideni barimo? Barakubaza iki? Barakubaza iki? Vayo hano, vayo. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu mugabo si mwiza. Hagarara, reba aya matera. Umugabo si mwiza yewe. Uyu mugabo umwuka w'Imana nyeretse yaranyazwe. Uyu mugabo umwuka w'Imana nyeretse yaranyazwe. Arangije ab'insuzugurwa, nuko ab'intabwa,
nta na gahunda yo guterana yari afite, mbese nuko aje n'umwuka w'Imana pa ni gukubeshyera wa mugabo. Niba umwuka w'Imana yatuyoboye kugera bimenyekane ko twasenze, bigaragare ko twagize ute, bajya bakubwira ko ushaje, bajya bakubwira ko nta yandi mahitamo. Iyakire, byararangiye nta kundi, ariko ibyiringiro birazamutse kuko igiti kirashibutse. Nubwo wari utabayeho uko ushaka, ariko Imana ikugenjeje uko ishima. Imana iguhaye imbaraga z'umubiri ndetse n'iz'umwuka n'izo mu mufuka. Abaguseka kuri Kajoriti baje kugusaba inguzanyo. Uyu ni umugisha uguye ku buzima bwawe. Uyu ni umugisha ugeze mu rugo rwawe. Uyu ni umugisha ugeze ku mazina yawe, ndetse Imana ikijije umugongo wawe, kandi Imana irakubohoye. Ingoyi zose zari ziboshye umubiri wawe, indwara zose wari urwaye, iminanirirwa n'imiremererwa yose wari uremereye, Imana iguhaye gutekereza bundi bushya. Imana iguhaye kwaguka, kandi Imana iguhuje n'abantu b'umumaro. Ibintu byose uzakoraho bizaba umugisha. Niworora amatungo azaguhira, niwacuruza bizemera, niwahinga uzeza, kuko Imana imbwiye ngo irakurumbukiye imigisha. Haleluya! Oh, haleluya, haleluya! Akira ubutabazi bw'Imana, akira imbaraga z'Imana. Imana iguhaye icya burundu cyo kwemeza abanzi bawe. Amen. Guhakanira abakwanga, guhakanira abagupinga. Haleluya, haleluya. Amen. Imana irakurengeye. Urakoze Yesu. Irambwiye ngo nkubwire ngo ujye uba mu nzu yayo, niryo banga. Genda wiyicarire. Komera Imana amashyi cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari abakobwa twateranye nabo Imana yabwiye mariage, barayitegereje byaranze. Muze hano. Abantu bazi ko bizeye bavuganye nabo, muze hano. Muze hano mu izina rya Yesu. Ngiye gufunguza mariage zanyu mu izina rya Yesu. Kandi uyu mwaka nyine byari haleluya, haleluya. Kari kuzima. Haleluya. Yes. Ntabwo nahagurutse ku busa, turi mu kazi. Data wa twese niwe ugiye kugira icyo akora kuri mwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwe mwagiye murabenga, handi ati wapi nta mugabo mububaho. Muzapfe kumenya ko umugabo afite Imana. Abandi mwaheze ku misozi ntawe barebaho, wapi. Ariko muhumure, mbohoje abagabo banyu mu izina rya Yesu. Twe gusubira muri aya magambo, murambure ibiganza byanyu. Abantu mufite ibintu mu ntoki mubishyire hasi cyangwa mubibike. Ubuse umuntu yajya kwakira ikintu cy'agaciro akifata nka gutya. Umugabo sha muzabana imyaka isigaye, umugabo uzaguhindurira amazina ukitwa mama nawe. Ariko komanza abagabo mubavugisha umunwa gusa. Mugiye kurushanwa musimbuka inshuro 7. Murajya murasimbuka muvuge ngo ndacakiye. Wongera usimbuka uvuge ngo ndacakiye. Twagiye 1 2 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Abandi mukomere Imana amashyi, abandi mukomere Imana amashyi, abandi mukomere Imana amashyi.
ikinguye abagabo b'umugisha atari abakabari. Imana ikinguye abagabo bazubaka. Imana ikinguye abagabo bazahindura ubuzima. Mupfukame hasi dusenga Imana. Mana data wa twese, tuvanye inzitizi kuri aba bantu, tubohoje ubuzima bw'abaja bawe mu izina ryawe Yesu. Inyatsi n'akarande, mariage zikinguke mu izina rya Yesu. Rezo telento de se trovevo zepelento de se side ne la vevo se trovevo ne de style. Mbaraga zawe zikimbuka mu ruhande rw'umuja wawe, kandi yakira icy'agaciro. Umugisha umubohoke uhereye none aha turawuremye, guteranyaho n'ubutugabije byose turasingiriye, turacakiye mu izina ryawe Yesu. Amen. Usengere ku kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu hari icyo Imana ikoze, kandi turahura vuba uri gushima Imana ko hari icyo Imana ikoze. Imana ikoze igitangaza. ngo uvanyeho umwuka mubi, kuko n'ubundi mu muryango wanyu ntabwo mariage zakorwaga. Ariko weho birabaye, birakingutse, birakoretse mu izina rya Yesu, kandi n'inkwano zizatangwa, dore ko abandi babarunguriraga ubusa. Imana irakwibutse, kuko kumugaragara izuba riva akira ubukwe bw'umugisha. Baba zene de setolola nkeboneze style pashevevo je style bone etelento de seselevevo zeni de trovevo la nkeboneze style. Ndamubohozaho icyangiro cya Satani. Aya majwi ya Satani agaragara ku buzima bwe amwangisha abanyamugisha. Izi nkuru zihaguruka bakihura n'umunyamugisha ndazihagarutse. La Sabine trove vola sosestari. Nani rambwiye ngo igukoreye igitangaza, ikuzaniye umukunzi bwihishwa mu kanya gatoya nk'ako guhumbya. Biratunganye kuko nta byo kwigana bizabaho, nta nama zizaterana, ahubwo igisubizo cy'Imana kirakingutse kuri we. Zenda volento de seseleve vosankire style. Akira gukora kw'Imana kuko ari urufunguzo Imana iguhaye, kandi uhereye umunsi wakiriye ikibemeza. Wari ufite n'abandi basheri b'imbura mumaro, muri bariya nta burimo. Kura y'amaso kuko Imana ari iremye ibishya kandi rikugabije mu izina ryawe. Kandi Imana iguhaye urugo, urwo rugo ruzaba ari umugisha. Nuko nguko Imana imbwiye. Senga cyane rero, Imana isobanura ibihe ku buzima bwawe. Senga cyane, Imana iguhishurira. Rabi si umubiri, si n'imbaraga z'amaboko, ahubwo umwuka w'Imana aganze, kuko abwiye ngo aragukinguriye kandi arakumurikiye. Akurinze imbaraga z'umwijima ndetse no kwiyubagiza kw'abadayimoni. Bana we, mushimiye kuri umukozi w'umuhanga, mushimiye abaja bawe, mushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impuhwe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ni ukuri muri mwe invitasiyo zigiye gusohoka bitarenze muri uku kwa gatandatu. Zirasohotse, zirasohotse, kandi no muri mwe hari ugiye kubona umukunzi uturutse hanze. Mugende mwicare mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengera abamama bari kubona zasenyutse, abantu bazirimo ku manegeka, abantu bari kubona byabuze kidoda. Muze hano, ntimwihagarareho, dore ko abanyarwanda bakunda kwihagararaho. Muze hano, muze hano, muze hano. Abantu zasenyutse
abantu bari kubona zageze mu marembera, abantu bari kubona byacitse, abantu bari kubona ntagarukirizo, abantu bari kubona babuze Imana, abantu bari kubona babuze ubutabazi, abantu bari kubona ibintu byanze à côté du coffre-fort. Haleluya. Mwegere hano, twaje gusenga, twaje kuganyira Imana iki? Agahinda kacu, twaje kuyibwiza ukuri. Wikwihagararaho, marayika w'Imana agiye gutambuka ukiri kwihagararaho wowe. Wikwihagararaho. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Haleluya. Ndi kumva aba bantu n'abahanurira ntabakozeho, kuko ndi kubona bamwe bagabo babo birirwa bageretse amaguru ku bandi bagore, ugategereza iposha ukagira ngo ntibakoze, kandi bakoze banarahembwa. Haleluya. Ukabura yo kwishyura inzu, ukagira ngo umushahara ntusohoka kandi uboneka ku gihe. Ashirira hariya mu kabari, ngo hari nabari ziswe inyenyeri. Noneho koko hari akabari kakitwa inyenyeri, hari umucyo uba mu kabari mw'abantu mwe. Haleluya. Nawe nijoro nikinkoreho ndikimvuge mana yanje nkokora n'umugeni yego mama rero we. Haleluya. None se musomere rya jambo Yesaya 5:17 twumve niba ari wo muhamagaro w'abakiranutsi. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Haleluya. N'ururimi rwose ruzahagurukira kugusenya uzaruburanya urutsinde, kuko ari wo murage w'abaki bagaragu b'Uwiteka. Ubwo zino ningo zingaye zifite ibibazo yemwe. Hari abandi bihagazeho bavuze ati ntitwahagarara hamwe n'abana tubyaye n'abimani basange, n'abandi ati runaka atamenye ibyanjye. Buriya ngo umurwayi, haleluya, ushaka gukira indwara agira ute? Ubu se umuntu urwaye ku mabuno yabwira muganga ngo ndwaye mu mutwe? Yashaka indwara mu mutwe akayibura. Arwaye mu nda akamubwira ngo ni mu mugongo se. Dukwiriye kubwiza Imana yacu iki? Ukuri. Haleluya. Simvuze uko ingo zanyu zari zisenyutse, ariko hari inama ngiye kubaha. Abagabo banyu ntago bari hano, mwe murahari. Mwige guca bugufi, mwongere ibihe byo gusenga, ndetse bibahe no kurushaho kubaha. Kumutera inkokora ntago birazana igisubizo, kuko aragira uburakara gukubita mu mutwe awumene. Kumuterera inkumi n'umugeri cyarimwe, ni inkumi ni inkokora, ntago ari byo biratuma kwiyumvamo. Icyo yagushatseho natakikubona, arajya kugihiga hanze ashore na menshi, usange wewe urahombye, hungutse utanabiruhiye. Muri kunyuma twongeye kugira iterambere riranze, twongeye kugira imbaraga zica bugufi, twongeye gutunga imitima y'ubwenge mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. 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 Ubwo twasengaga Imana irambwira ngo iguhaye akazi, ni kimwe mu byagusenyaga. Kuko kutagira amafaranga kwawe uhora uteze amaboko byatumaga urugo rwawe rudatunga imigisha n'amahoro. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu hatagira umuntu
kandi wowe mana yanjye wuzuye ubusha. Ntabwo ujya ubeshya mana, ntabwo ujya ubeshya. Twese twibuka iyo sezerano urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye iyo sezerano urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Aho ije gutabara itabaraga no mu kinigi muri ndabanyurahe. Iyo umuntu agutabaje mana ari rubavu, nakumubesha mugezi Musanze nkanone ikiganira, awumviye uvuze muratabaye ubutabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bidashoboka. Iyo umuntu agutabaje mana ari gararirahe, nakumubesha mugezi Musanze nkanone ikiganira, awumviye uvuze muratabaye ubutabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bidashoboka. Shimwa ntabwo ubeshya mana, ntabwo ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ubeshya. Ayiwe ntabwo ubeshya mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ubeshya. Bati unama 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 usezeranye umuroko tuzi Kigali, nyuma kone kuyobera umoja ni Nyamagabe, kandi nyuma gusezeranya kuja muri Amerika, no kubona visa biducanga umujyana i Burundi. Nagusezeranye umuroko tuzi Kigali, nyuma kone kuyobera umoja ni Nyamagabe, kandi nyuma gusezeranya kuja muri Amerika, no kubona visa biducanga umujyana i Burundi. Shimwa ntabwo ubeshya mana, ntabwo ubeshya. Twese zirima imana yacu ntabwo ibesha, yagusezeranyije umugabo kandi iramuguha. Haleluya haleluya. Ayi ntabwo ubeshya mana, ntabwo ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ubeshya, ntabwo ubeshya mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ubeshya. Haleluya haleluya haleluya.